impano y'umwuka ariko nayo bibaho kandi habaga abantu bameze gutyo cyangwa umuntu aheshwa n'umwuka bumushoboza gukora assignment Imana yamushiriyeho gukora hari umugabo umwe akama yongera akamapanga ukundi waje kwisanga ukamusanga baririmbyi bashize ahandi bicaye bareba ukundi kuntu bazavanga runaka bagira urutoki arabazavuga bagira urutoki Shalom kongera kubasuhuza mwese twishimiye kongera kubana namwe kuri uyu munsi no mugisha ukomeye cyane turi hano kandi turi kumwe n'abatumirwa bacu uyu munsi turi buze kubegereza mu kanya aho turi buze kuganira ku nsanganyamatsiko impano duhabwa n'Imana kugira ngo zibashe gutwunganira mu buzima bwacu bwa Kristo ese zikoreshwa zite n'ubuhe buryo bwiza twazikoreshamo neza cyangwa se ubundi bwo zirakenewe mu buzima bw'umukristo. So rero ngo ikaze ntuze gucikwa tubane muri kiganiro kugeza ku musozo wacu. So dutangira rero reka dushima Imana hanyuma tubone kwinjira mu mwanya w'ikiganiro. Uwiteka mwami Imana turagushima turaguhimbaza tugushize hejuru tugushime kundi munsi mwiza duhaye kandi wo kugira ngo twongere tuboneke imbere yawe tuvuge ibyubaka imitima y'ubwoko bwawe. Reka tugushime ko waduhaye kuramuka no kubaho kugira ngo tubashe kubikora. Tugushime no ko tugiye kubana muri aka kanya abo turi kumwe hano abadukuriye kugira ngo bose babashe kuboneza mu mitima yabo. Tegura imitima y'abakira byose no tubiragije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Duhaye ikaze abatumwa bacu uyu munsi none turi kumwe n'umuryango wa Ben na Chance tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze. Twishimiye kubagira hano uyu munsi none. Ndabona mumeze neza. Cyane. Natwe turanezerewe kubana nawe. Ni umugisha ukomeye cyane. Ndakira na madamu rero tuguhaye ikaze. Tumeze mu story mwayibonye mute? Nayivuge niwe ufite amavuta yawe. Niwe ufite amavuta yo kuyivuga. Niwe wayibonye neza. Nayibonye neza ariko azadusha ngo kuyivuga. Kubera ko dukunda cyane. Ngaho naje. Zano mano yivuye nkarondogora. Ako magambo make Australia nziza. Kandi turayikunda. Nziza mu buryo bwose bushoboka. Ku buryo twe iminsi tumaze hanga ntabwo turabona ahantu hamwe tuvuga kino kintu ngo byari byiza ariko kino kintu si cyiza nta kantu ka ariko karimo twarabikunze cyane natwe turabishimiye cyane kabisa mwatubereye umugisha mwafashije imitima ya benshi cyane ko nacyo muhamagara mu gihe cya none pastor we ni iki wowe wabonye itewe ku bwawe mu by'ukuri nanjye nabonye ari igihugu ciza kidafite kabisa ibintu umuntu yokinenga gusa icyo umuntu yonenga gusa ashaka urwitwazo gusa rw'ikintu nenga umuntu gusa akaba ashaka gusa gushaka urwitwazo rw'ikintu nenga muri Australia nuko kwibuka gusa ko nayo ari nk'isi ari ubutaka ubundi butaka naho haba ibibazo ariko umbwiye ngo ni ibihe wabonye novuga ko ntabyo nabonye ariko igihugu bwacu mu by'ukuri ni ciza wenda ko turabivuga muri ubwo buryo ariko n'abatakizi babyumve ko ari igihugu ciza. Twinjira mu kiganiro cyacu bavuze ijambo impano ubisobanura gute wenda muri rusange? Uretse wenda ubusobanuro nyine rifite bw'iryo zina ngo impano kugira ngo risobanure byosaba ko ukoresha andi magambo ariko cyangwa andi magambo yo mu rundi rurimi. Urumva niko abantu bagenda basobanura ibintu. Ariko umbajije gusa ngo impano z'umwuka ubusobanuro ngiye nshobora kubiha ni ngiye mbibona ari nk'ubushobozi. Ubushobozi Imana itanga cyangwa umuntu aheshwa n'umwuka bumushoboza gukora assignment Imana yamushiriyeho gukora cyangwa se purpose ubushobozi bufasha umuntu gufulfillinga purpose ye yo kubaho kwe. Umva kubaho Imana yabanje kureba impamvu igomba gutuma tubaho idushiriraho umugambi runaka. Uwo mugambi rero kugira ngo tubashe kuwusohoza yaduhaye impano. Izo mpano rero
n'ubushobozi ngiye ku giti cyanje n'ubushobozi buhesha umuntu kuzuza icyo Imana yamugambiriyeho. none se tukiri aho ngaho abantu bose bafite impano, abantu bose Imana yabahaye impano? Nta muntu utagira impano. Habe n'umwana habe n'umwana umubebe uriya mwana w'umwaka umwe 2 3 aba afite impano igisinziriye itaragera muri phase yo gutangira gukoreshwa kubera nyine imyaka yiwe y'ubukure, ariko ibimurimo kuko iremanwa nawe iremanwa nawe impano ibirimo, ariko wenda itaragera igihe cyo gukoreshwa, ariko umuntu wese agira impano gusa ziratandukanye nyine. Noneho dusanga iyo umuntu akubwira ati ngiye mbona nta mpano ura muntu ngo umunyempano Imana ngo impano nyinshi ngo ngiye ngo ntibarampaye imwe bazi muzingizo ufite ngo ngiye ngo nzambura mu kintu uwo abahagereranya ahubwo abahashaka impano agereranya n'iyundi. Urumva umuntu ashobora kubona kibasumba aririmba akumva kubera ko atazi kuririmba agavuga ngo nje ngo nta mpano ngira cyangwa akabona aririmba wowe ucuranga akavuga ngo nje nta mpano ngira, ahubwo abo batekereza ko impano ari impano isa n'iyo nguyu afite cyangwa iyo wowe ufite. Wowe impano ni nyinshi n'ibikorwa ni byinshi. Ni ukuvuga ngo aretse gusa kugereranya impano yifuza n'iy'uwundi yabonye akareka kubigereranya akireba wowe wenyine ubwe akikorera akisuzuma wenyine ubwe yo kwisangana impano nyinshi ndetse zirenze imwe rwose. Niko nabitekereza sha icyo kintu kirimo abivuze neza cyane, kirimo ibintu byinshi. Icyambere impano gusa uvuze ngo impano njye ntekereza ko wenda umuntu agerageza gutanga ubusobanuro bwazo wenda bavuga ngo ni ikintu cyose umuntu yahawe nta kiguzi. Aje ngo uhaye ikintu utakiguze, aho tukunda kubyita impano nk'uko yavuze mu zindi ndimi gift wenda waha ikintu nawe ntaguze, nk'uko n'Imana iyo igiye kuduha impano duha impano ntacyo twatanze ku bushake bwayo. Nk'uko yaravuze rero impano mu buryo bwo gukomera kumubijyana nta muntu utagira impano. Hari umuntu atubwira ngo uvuga ngo umenye impano yawe, ahubwo uvuge ngo hari abantu batazi ko bagira impano. Hari abantu babayeho bazi ukuntu bagira impano kandi bazifite. Aho naho havugiyeho ngo ntazi impano yanjye afite ntangira, aho ati kuri afite impano nyinshi, ashobora kuririmba agacuranga akagira gute, ahubwo dukontona impano mu zigaragara iyo umuntu yakoresheje ikagaragara akaro usa nkaho ukabona ko afite impano, ariko wowe ntubona ko ifite, cyangwa ushobora kuba ufite n'impano itarimo kugaragara umuntu uwo ari we wese, irimo kugaragara bake akora impano, ukaba ufite ikintu ariko utazi ko ari impano ufite. Ariko ukumva ko wa muntu uri hariya cyane ari kuvuga ngo nko kuririmba gucura ukaba utumva nkazo mpano akara atazi ko gukina umupira ari impano. Si impano kino ni impano. No gusa si impano y'umwuka, si y'umwuka ariko ni impano. Ariko atubwira ngo kugira ngo uzamenye impano ugira, niba uzi ko ushobora kubuza ko utagira impano, kugira ngo uzamenye impano ugira nguze ikintu uzifuza ko bavuga umunsi wapfuye. Iyo nupfa nupfa kawa trezo tuvuge tuzifuje ko bizoba ni hahandi umunsi uzopfa uzamva ko buvuga iki ko wari iki nicyo nkora uyu munsi nicyo nifuza ko bazavuga. Iyo ni impano yawe. None se uriya muntu tumwirengagize tunishyire mu mwanya wiwe kumujura se uriya muntu ko hari umuntu uri hariya hari abantu bakora akazi ngo mutara umujura nyine gabo garovuzaga ikintu uwo ngo yavuze ngo aramutse yitabye Imana ikintu bovuga ku munsi wowe wapfuye wo kwifuza ko bakuvuga wapfuye apana ibintu uzukora cyangwa abantu bakuvuga wowe utashaka niba mu by'ukuri njyewe numva ngo kumva yanje kazabona nk'abaririmbyi bakaririmba wana ntege n'amagambo aririmba cyangwa bafata chance yari umuririmbyi yaririmbye yagize ati nibyo mpano banifuza nko navuga ngo bazavuga wacuranga wowe uzabifuza ko uzovuga iki ko agazufasha abatishoboye
bazavuga ko wafashe imfubyi n'abapfakazi bazavuga iki uza wifuza ko bazavuga iki wapfuye icyo wifuza ko bazavuga wowe wifuza ko bazavuga ashobora kuba ari impano yawe. hari n'undi wavuze ngo icuzi gukora neza mu buzima ukagitunganya kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati iyo ngiye mu gikoni nza nteka ku buryo nta muntu uza kuri ayo meza nateguye ngo atahata anezerewe. Rero nyine umuntu afite impano yo guteka ahubwo ahubwo ikintu maze kumvamo ahubwo hari bimwe abantu bita impano batazi ko byitwa impano kuko niba umuntu ari uteka sinibaza biragoye ko yapfa kwizera ko ari impano kwa mugani kuko pastor arabivuze ashobora kuba ashaka kuba wowe chance uri mu musoro ariko impano bazava ngo runaka bagira urutoki arabazavuga mu gikoni bagira urutoki nukuvuga iki arabizi guteka n'uyu arabizi guteka n'uri arabizi guteka ariko yagira urutoki ngo hari agataci kiwe mu gikoni kandi mwese mufite ibintu mwamutegura bisa bimwe gutyo mukaba muri abapasiteri musanga muri benshi aho ukaba usanga hari umupasiteri umwe uzi buri mukristo wose aho atuye undi nawe ntazi agira impano yo gusura abantu guhamagara abantu mu mbere gukurikirana iyo uri impano undi nawe si ukubwira nabi shoko utari impano ye aka nawe afite indi ahandi hari impano yego ni bene uko nta utagira rero impano muri make baza gusubiza ukuntu nta muntu utagira impano kabisa ntawe keretse utarabaho birakomeye hano usanze impano yari cyangwa muri abo ngabo tumaze kuvuga haruguru afite urutoki rwo guteka ubwo nsanze ari nyinshi nsanze ari nyinshi zo noteka ariko anyway hari ukuntu yaravuze ngo wenda ngo ahubwo abantu nyine ntabwo baba bazi impano zabo cyangwa se barazikomparinga nyine bitumye nibaza ubwo ngubwo ariko turi kuri kote y'abakristo ni gute wamenya impano y'umwuka cyangwa se n'impano iri natural iza nyine ni iki kintu uzakora mu kanisa ukabona ko kirakorwa nabi hari ikintu uzoshaka kuvuga ati kiriya kintu uramutanga gikora neza ukumva wowe ugikoze ugikora neza ahubwo iyo utaje kuyikora ushobora kuba ari impano yawe hari nk'umuntu ku rugero ashobora kuba ari mu asha mu rusengero akicaza abantu akoze ureba ukuntu hatera nk'intambwe ukora kabishana nabi umuntu yaba ubona karagenda nabi ukoze ubona ataha ariko wowe kudura nk'uko mvuze gutyo mpise mbona kuri church wacu umuprotokolo uzi ukora protokole nkavuga twese uyu muntu aba mu mpano yo kabisa kandi atavuze uyu muntu ibi ni ibintu byiwe urumva gusa icyo mwari muvuze impano zose ziva ku mana ariko hari impano karemano zisanzwe zinafasha abantu mu buzima busanzwe urumva ugahita ubona nyine umuntu arabikora neza ukabona n'ibyiwe ukabona undi arabikora kandi wenda no mu mutima arabikunze cyane ariko ukabona si ibyiwe ibyo ngibyo byo rwose bibaho hari impano rero karemano umuntu avukana zo kumufasha mu buzima busanzwe ariko atari impano z'umwuka ziza kubaka umubiri wa Kristo mu itorero kibyo kwaza kuvuza by'akabumbu umupira w'amaguru ni impano karemano umuntu avukana imurimo noneho akanayitoza ariko atari impano y'umwuka ariko nyine turemera ko byose zaba ari izisanzwe zo mu buzima busanzwe n'izo mu buryo bw'umwuka byose n'Imana ibitanga kandi ikabitanga nyine nk'impano arabunda kubwira nk'abaririmbyi kandi ukababwira nti hari igihe uzabona ukuntu umuririmbyi kuri stage kararirimba akamwamura ukamubona n'umuprotokole mwiza akamahera umuntu hanze akamuzana ukamubona aramucara mu ishashi akabona n'umutugu ukora kuri podium ati ishashi ngubu ahubwo shaka umuprotokole mwiza urebye neza uno muprotokole ushobora gusanga ari umuprotokole mwiza kuruta umuririmbyi nta gaso umuririmbyi uno muprotokole mwiza hari umugabo umwe wenda hari umugabo umwe nzi iwacu ni ukuvuga ngo iyo aje ahantu simuvuga amazina iyo aje ahantu hari umushitsi asoza ari protokole iyo atashe ubukwe yaba utashe ari umushitsi aza busoza ari protokole
kuko azabona cyangwa abantu bahagaze basa nk'ababuze umurongo aba yahagurutse kare tayari yatanga ibintu kuba niwe wa mbere nta hantu mubona yicaye gutya atuje ngo ibintu birangire ameze gutya ntibibaho kandi ari n'umushitsi ni impano yiwe. Umukristo akeneye impano bingana iki ku murimo dukora w'Imana? Ni ukuvuga nk'uko nari nabivuze twese uretse gusa kubaho tukabaho ubuzima buri social tukagiranirana umumaro twenyine hagati yacu twenyine, ariko mu buryo bw'umwuka nabwo hari uburyo abantu bagomba kugira umumaro ku bandi bantu, gufashanya mu buryo bw'umwuka. Ibyo ngibyo rero byose bikorwa n'impano. Buriya njyewe Ben nk'umuririmbyi cyangwa nk'umwanditsi w'indirimbo cyangwa nk'umucuranzi, ni ukuvuga ngo nubaka abantu nyine mu bintu bigendanye n'indirimbo n'umuziki nyine bene ibyo byose. Iyo rero nk'uko wari uvuze ngo ni ngombwa ngo impano ngo ni ukuvuga ngo itabaye ngombwa sinobanza nandika izi ndirimbo zizoba zizazifasha abo zizazifasha, sinobanza ndirimba sinobanza mfasha abo nzamfasha. Ni ukuvuga ngo umuhamagara Imana ihamagarira abantu nibyo navuze, umuhamagaro uraruta umuntu. Ni ukuvuga umuhamagaro wabayeho mbere y'umuntu. Imana ikabanza ikareba ikavuga ngo okay, ngiye kurema runaka ariko muremeye iyi ntego azakora iki kintu nka kwa kundi k'umubumbyi azabumba ikibumbano ciwe yabanje kumenya icyo kigiye gukemura, none akabona rero kukibumba. Iyo akibumbye akabona ntiyacyuzuza za nshingano yakibumbiye, azayongera akakimena azongera akakimena akongera akakibumba ukundi kuntu abona kuri buhure n'icyo aje gukemura. Natwe rero dufite assignment, dufite umuhamagaro w'icyo Imana dushakaho hano ku isi kugira rero ngo tubikore. Ni impano rero zibikora, ni impano zibikora gusa abantu bazikoresha ni bake. Kuko ugiye kureba akenshi mu matorero ukareba abantu bahagurutse bahagaze neza mu mpano zabo baba ari bake. Umubare mwinshi baba ari abantu baza bakicara mukaririmba hariya mugacuranga yicaye, rimwe na rimwe mwanamubwira guhaguruka muri mukuramya no guhimbaza ntahaguruke, hanyuma mugasenga yicaye, uje kuvuga ubutumwa akagenda akigisha ijambo ry'Imana wa undi yicaye kugeza bavuze ngo dusenge dusoze agasohoka agataha. Umubare mwinshi n'abantu bameze gutyo. None se ikibazo ni ikihe? Ntabuciye mu ijambo ni ukutabimenya, ni ukutamenya ko bafite izo mpano cyangwa ni ikihe kibazo bwabo? Ni ibintu byinshi bifitemo ijambo. Hariho hamwe abantu baba bataramenya ko bafite izo mpano kandi bagomba gusavinga. Hariho n'ikindi cy'abantu baba bafite ibindi bihe runaka baba banyuramo, ugasanga umuntu wenda ari mu bihe atishimye, azayumva gusa iwe ari ukuza kicara basenge baririmbe bavuga ijambo ry'Imana nyuma ntahe. Ari mu bihe byiwe bitamunejeje bitameze neza. Hari abandi baba bakicishakisha, umuntu wenda ageze ahantu hashasha arimo aracarimo asuzuma abantu imikorere ibiki akaza akicara cyagaceceka, ariko wenda igihe cyazagera nimba ari umuntu ufite umuriro muri we wajya kubona ukabona joininze departement runaka yumva yafitingamo, ukabona aragize. Ariko umubare mwinshi ni abantu badasavinga bicaye like bakonsuminga gusa abandi. Akenshi nabo abandi bajya bavuga akajya abona ikosa ryabaye mu rusengero kuko umuntu uri kubikora atari kukorera mu mpano ye, iwe wa wundi wicaye akaba ariyo mpano ye akabona ko uri gukorwa nabi akabikritika, aho guhaguruka ngo abikora agakritika wa wundi ubikora akabikora nabi. Akaba abandi baba bicaye bafite izindi mpano zitari zo mu rusengero. Uko ntekereza tuba nko gufasha imfubyi n'abapfakazi, iyo ni impano iva ku Mana kandi impano imwe, ariko hagomba gutaje muri social. Ufite social ga ntago ikora buri kanya mu rusengero, ntiririmba ticuranga tigira sumasha ntikora ku cyumweru buri munsi, agikora rimwe na rimwe. Wowe urashaka kwicara agategereza. Ako babana kenshi bicara bagakritika ibyo byabera mu kanisa. Abantu baba bakorera imirimo yabo bakayikora nabi kandi nyiri gukora nyiri umurimo neza ari ceka bakritika. Ubona tiwo kritika ikintu cyari kurwa nabi uzi ko utobikora neza.
hari n'uzuvuga ngo uriya muririmbyi gukora ku bizina no ngo national mu aguruka bari mukitwa kubona usanga wowe ubyina yarakubuze wowe ufite impano akajya gukora impano itariye ugasanga yikoze nabi noneho wowe nyiri impano wicaye ariko ngoga nawe afitemo n'iyo yindi ndetse yo gukritika nayo tuyita impano niyo guhugura se niyo ataba yaje ngo nako yigira gusa si impano y'umwuka ariko nayo urumva ko bibaho kandi habaga abantu bameze gutyo bashinzwe gusa kunegura ibyo abandi bakoze babaho byaba ari mu buzima busanzwe cyangwa arizo no mu matorero nta hantu hataba bene abo bantu barazari umuntu acuranze gusa ngo kuranga bazacuranga gute yabona nase tuvuge ko kuri umuntu hari umucuranzi yamara kuri point oya wongo afite gusa impano gusa yo gukina ntabwo ko amakanisa amwe wanda tuvuge nubwo atari memories nziza akora amakanisa amwe iyo ibibazo kera amwe bakagwana bakabagwana amakanisa yego umunsi babaga bazimara umunsi wo kurwana nibwo basibaga nibwo kasajuzura njya mu ngo kuba ari wacu mu rugo mwanze amenya makuru ko aho yaviwabo dimanche ngo bazogwana ukubera ibibazo biri mu rusengero mu rusengero yateze mu saa 10 yes yatawe ntawe kwe jewe ahubwo yamatege imodoka saa 10 ko ego mugenda ahantu amasaha 3 cyangwa jenze wateze agiye ku ishuri yamateze yateze agiye uwo afite abari muri boxing none afite yo kurwana yateze imodoka saa 10 amatora bari bahasabye avuga ati kuva saa 4 bahagera na kuva saa 2 ushobora gutaragera reka shapi atege imodoka saa 10 z'ijoro yamagana ati ngenda ikintu kiba ntaragera bivuga abantu nyine nabo baba bafite izo mpano zitari z'umwuka zitari z'umwuka kugira impano nako se n'abandi impano nibareke tukiri aho ngaho ngewe shaka maze mumpereze ishusho mutekereza itorero ririmo abantu bakoresha impano neza bitandukanye n'iryo tuvuye kuvuga njewe uko nditekereza urabona nka kuri abantu baba bicaye mu iteraniro ari nk'igihumbi ku rugero cyangwa 500 cyangwa 800 ni abantu batandukanye kandi banezezwa n'ibintu bitandukanye hari uzi unezezwa n'uko abaririmbyi baririmbye neza hari uzi unezezwa n'uko bigishije neza hari uzi unezezwa n'uko yabonye abana batubyiniye utubyino tw'abana hari uzi unezezwa n'ibintu bigiye bitandukanye bityo rero hari n'uzi unezezwa gusa n'ukuntu abantu bateye intebe tureba nka kuriya muri church wanyu tubona ukuntu intebe ziteye kuriya hari undi muntu ugira impano ya design ushobora kuza umunsi umwe gutya akaba asanga hari abashumba banyu baza bicara siho abantu babaye muto akama yongera akamapanga ukundi waje kwisanga ukamusanga abaririmbyi bashize ahandi bicaye bareba ukundi kuntu ariko waserukamo gutya ukabona nyine biramashinze biraryoshye kera bibaye byiza impano ziba zitandukanye ni ukuvuga ngo iyi shusho y'itorero ririmo abantu bakoresha impano zabo neza buri ngeri zose ziza zitaha zanezerewe ziza zigeramo zigafashwa unezezwa n'indirimbo azahura n'abaririmbyi bahagaze mu mpano zabo neza unezezwa n'ijambo bazahura n'abashumba nyine bazi kwigisha ijambo ry'Imana neza unezezwa na protocol uko zikora nuko zambara nuko zigenda nuko zivugaga hari protocol zabicaza abantu bahutaza babwira nabi bibaho bicara cyangwa reke cyangwa ejo ugasanga agiye nko kuguhagurutsa ngo wicaze undi muntu izo gara zarateye umuntu yambaye ishati umuntu yambaye ishati undi aje afite costume kaza wambaye agapira nuvuga ngo wowe wambaye ishati undi aje yambaye costume ariko wahageze imbere wicariye akaza ukamubona ngo haguruka akameshaza undi muntu kandi wenda uramuzi n'umuturanyi wawe taca kurushije mwese muri abana b'Imana muri aho ngaho urumva abantu b'ingeri zose baza banezezwa n'ibibera aho hantu abantu b'ingeri zose baza bakorwaho uzubona ukabona ibyo ukritika ukabona ibyo byose bipanze neza ukabona ibyo byose bisaba ni ishusho
niko ntekereza